gusenga gutyo ngo ningure nakiri kwinjira mu izuke maze yo kurepeta barageze njya kurepeta. Ngeze muri repetition ya RPC ku mugoroba ndatangeze mu rugo mfata ikibwana cy'ingurube nyishyize mu cyumba ndongera ndagisengeye ndakigira turazuka mbona nta kintu kiri kwibwiriza ndavuga tereka mureke mutazuka uyu munsi n'ejo uzazuka kuko kuzura we ntabwo nawe yagiye. Ngo bigere saa tatu z'ijoro ndabyuka bitambyuka mfata umwanya ndatekereza ndavuga tereka mfata amazi yashyira mu isafuriya kuko ibasi nawe twatungaga yashyize mu isafuriya ndayasengera abwira amazi ngo amazi we urajyamo imbaraga zizura ingurube kandi izi mbaraga n'imbaraga z'Imana. Imana ingurube yawe yakubiswe n'inkuba naho wari wagiye wararebaga ikubitwa n'inkuba uyireba ndayibwira ati ya kabiri barayibye wayibye ntiwamukumiriye none iyi ngiyi irapfuye uraza kumbwira niba warazindutse cyangwa ari abantu bagiye bakakwicirayo uraza kubimbwira. Ndayibwira ati Mana uraza kwizura. Ndasenga nanjye nyamubara yambwira amazi ngo wa mazi we mutegetse kujyamo imbaraga zizura ingurube wa ngurube zuka mu izina rya Yesu mpita ncurana amazi nyasuka ku ngurube ndahamagara ingurube